nongeye kuguha ikaze wowe ukurikira ibiganiro byacu kuri Learn Dr. D, urubuga tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana kuva umutwite, wamubyaye ndetse na rwa rugero rwose rwo kurera umwana. Niba wumva ibi biganiro ari byo waje ushaka, ni ukuri ntugende udakoze subscribe, kuko tubaha ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse na bya bintu byose na za tips zose zizadufasha kugira ngo turusheho gutuma abana bacu tubarera neza, barinzwe kandi rwose tubashyigikiye, twese dufatanyirije hamwe. Uru rubuga rero ni urwanjye, ni urwawe, wowe mubyeyi, wowe udukurikira, kugira ngo nyine turusheho gutuma ubuzima bw'abana bugenda neza, bamera neza, bakura neza, bafite ubuzima bwiza, haba ubuzima busanzwe ndetse na mental cyangwa ubuzima bwabo bwo mu mutwe nabwo nyine burinzwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane, kuko niyo base yo kugira ngo umwana azakure neza, haba ukimutwite ndetse no muri future azakure neza, amere neza, nyine abe wa mwana nyine nyine umeze neza, ufite ubuzima bwiza. Tugiye kurebera hamwe ese ni ibiki umugore utwite akwiye kwibandaho bijyanye n'imirire kugira ngo umwana we akure neza. Ikindi, niba waragerageje gutwita ukabona rimwe na rimwe ntibikunda, ndabizi neza yuko ibi ngiye kukubwira bizagufasha kugira ngo utwite vuba, kandi ikindi n'umwana twise akure neza, nyine bimufashe no kuba byamuha amahirwe yuko yavuka ari umwana wuzuye, nta bibazo nyine by'umubiri afite. Mujya mubona abana benshi bavuka ubwonko buri hanze, umugongo udafunze neza. Ibyo byose nibyo nje kukubwira kugira ngo nyine dufashe kugira ngo abana bacu igihe bamutwise, igihe bitegura gutwita, ibe ariyo base nyine utangiriraho kugira ngo wa mwana wawe akure neza. Ikindi nyine bimuha amahirwe yo kuba yavuka afite ingingo zuzuye. Niba rwose wumvise ikiganiro ari ingenzi kuri wowe, ndagushishikariza kugira ngo ugikurikire kugeza kirangiye, kugira ngo nyine hatagira ikintu cy'ingenzi kigucika. Ni karibu nimba ari ubwa mbere, kandi niba usanzwe ukurikira ibiganiro byacu, nawe ntugende udakoze like kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Nk'uko nari mbibabwiye rero, tugiye kurebera hamwe zimwe muri diet cyangwa ibyo kurya, cyangwa ni gute umubyeyi utwite, umubyeyi witegura gutwita akwiye gutegura ifunguro rye, ni ibyo akwiye kwibandaho kugira ngo bihe amahirwe umwana we kuba yakura neza. Ikindi, biha amahirwe n'umubyeyi kuba yatwita vuba nimba nyine yifuza gutwita umwana. Ikintu cya mbere, ibintu ngiye kubabwira byongera amahirwe yo gutwita. Ikindi, bituma na wa mumama nyine, haba kuba yatwise, haba kuba yabyaye, nyine byamurinda no kuba yagira umubyibuho ukabije. Ni ingenzi rero kubyitaho kugira ngo bizagufashe nyine kuri pregnancy yawe, ndetse bigufashe wanabyaye, kuko bituma unagabanya ibiro, nyine ntube wa mama umara kubyara ukabona yarabyibushye cyane. Nimba yari afite ibiro 55 yagize 100 guys, ibyo ntabwo ari byiza, kuko biba biri gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Rwose dukwiye nyine kujya turwanya n'umubyibuho ukabije, kuko ni imwe muri risk factor yatuma nyine n'ubuzima bwawe butamera neza. Rero izi diet ngiye kuvuga ni ikintu ukwiye kwibandaho, waba utegura gutwita, waba utwise, kuko bizaguha amahirwe yo gutwita vuba. Ikindi, bigufashe mu gihe utwise kugira ngo umwana amere neza. Ikintu cya mbere, ukwiye kwibanda mu bintu biri rich hari ibintu twita omega fatty acids. Izo ni good fatty nyine acids zigufasha haba mu gutuma watwita vuba, kuko zikungahaye ku ma antioxidant, ku ma anti-inflammatory. Ibyo bintu byose bizaguha amahirwe yo kuba watwita vuba, kuko bizarinda umubiri wawe kugira ama infection, inflammatory. Ibyo bintu byose nyine bitume umubiri wawe wongera amahirwe yo kuba watwita vuba. Ikindi, biragufasha n'iyo watwise umwana, biri mu bimwe bituma nyine akura vuba kandi agakura neza, kuko zirimo nyine omega 3 acids which is good, zirimo antioxidant, anti-inflammatory, bizakurinda no kurwaragurika igihe cyose
utwite nyine ugire pregnancy nziza. Ikindi niba witegura gutwita rwose bizakongera amahirwe yo kuba watwita vuba. Ngayo nguko tugiye kurebera hamwe nanone ni ibiki bikungahaye kuri izo omega 3 fatty acids. Harimo amafi cyane cyane mu rwego rwa salmonella, ubunyobwa, ibyo bintu byose birimo omega 3 fatty acids, nyine zirimo n'ayo antioxidant, anti-inflammatory, ari ibintu byiza nyine mu gutuma umubiri wacu umera neza, bikanaburinda kuba wahora urwaragurika, waba witegura gutwita, waba utwise. Ni ibintu by'ingenzi kurya amafi rwose kuko bizagufasha kugira ngo umubiri wawe nyine ukomeze umere neza. Ikindi kintu cyagaragaje like science based, cyagaragaje ko gifasha umama witegura gutwita ndetse n'umumama watwise kwibanda ku bintu birimo carbohydrate. Guys, carbohydrate ni ibintu by'ingenzi kuko biguha energy, bituma nyine umubiri wawe uhorana isukari. Ikindi bizagufasha nyine guhora na wa munaniro wose ushaka kwiyumvamo nyine like nyine bigufashe kugira ngo n'umubiri wawe ube uri strong, umeze neza. Igihe rero watwise urabizi ikindi bikeneye energy nyinshi, haba ku mwana haba no kuri wowe. Rero it's very important no kurya ibintu birimo carbohydrate kuko bizagufasha haba gutwita vuba ndetse n'aba batwise kubona za ntungamubiri zose nyine wumva wifuza. Harimo like science igaragaza yuko brown rice is better than white rice. Nyine like umuceri brown niwe usa nkaho ari mwiza haba ku mama utwite kurusha nyine umuceri w'umweru dusanzwe twibandaho abantu benshi. Rero iyo watwise icyo ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi kintu cy'ingenzi guys, mpora mbwira buri muntu wese duhuye kwibanda ku bintu by'imboga. Waba utwise, waba witegura gutwita, imboga ni ikiribwa cyiza, navuga ngo ni imboga nziza ku mubiri w'umuntu wese despite yuko utwite cyangwa udatwite. Ariko noneho akarusho niba witegura gutwita cyangwa utwise, ni ukuri ntukamara umunsi wose utari imboga, cyane ziriya ziri green, imboga, imiteja, utwo tuntu twose turi green turimo nyine intungamubiri utakwimagina. It's amazing diet umuntu wese akwiye kwibandaho kuko like science igaragaza yuko imboga ziri muri kimwe gituma umwana akura neza kandi agakura nyine like nyine zirimo vitamin, folic acid, zirimo mineral, bya bintu byose umwana akeneye kugira ngo yireme neza. Utazasanga ari wa mwana nyine uvutse umugongo ufunguye, ufite amaguru wenda atuzuye, nyine ufite za ngingo zituzuye bitewe n'uko ntabwo yibanze kuri ibyo bintu biri green by'imboga bifasha embryo kudevelopinga neza, gukora neza. Utwo tuntu dutatu mvuze mutwibuke, ni ibintu by'ingenzi, ibintu bikungahaye kuri omega fatty acids, carbohydrate, vegetables. It's very important. Ikindi kintu ngiye kuvuga nacyo ni ikintu gitangaje cyane, avocado is amazing fruit guys. Ni ukuri ntukarenga umunsi utari avocado niba utwite kuko biri mu kintu cyagaragaje yuko gifasha umwana, umumama muri rusange, nyine bituma umwana akura neza kuko avocado ikungahaye kuri folic acid. Ese ntabwo muzi yuko even like mbere yo gutwita ukabaye kubufata folic acid kuko iri mu kintu gituma umwana yirema neza kugira ngo uhe chance umwana kuvuka nyine yuzuye ingingo zose ameze neza. Rero avocado ni urubuto rwiza ukwiye kurya nimba uri umumama utwite uri kunyumva. Ntibukire at least nimba rubuze kane mu cyumweru gatanu, you making sure yuko wafashe urubuto ko ruzatuma umwana nyine akura neza, ingingo zose abe yavuka rwose zuzuye, uha amahirwe umwana kugira ngo nyine ubuzima bwe bugende neza. Ikindi kintu nimba uri wa muntu ujya ugerageza IVF, in vitro fertilization, ku bantu byanze kuba batwita ubwabo bakajya gukoresha nyine IVF, murayizi. Ni ukuvuga ngo bizaguha chance nyinshi zo kuba yaba successful guy. Ndabashishikariza niba utwite ntibukire udafashe avocado kuko biri muri bya bintu byose bizatuma nyine umwana akura neza, nkuko nabivuze nyine, kugira ngo nawe ubwawe ukongera amahirwe yo gutwita inda neza igumemo, nyine umwana akure neza.
nk'uko mubizi ubundi umumama utwite aba akeneye 400 microgram daily ku munsi bya folic acid. Rero igihe cyose ufata avocado uba uri kwiyongera amahirwe yo gufata iyo folic acid nyine dukeneye cyangwa ukeneye nk'umumama niba witegura gutwita, niba utwise, kugira ngo n'inda yawe ibe successful, uzabyara umwana neza kandi yuzuye rwose ameze neza. Ikindi kintu ntakwiye kugenda mvuze, nimba witegura gutwita, niba utwite, like you have to make sure ko umubiri wawe uri well hydrated. Ibyo rero bivuga iki? Bivuga yuko ukwiye kwibanda gufata amazi kenshi kugira ngo nyine n'umubiri ube uri hydrated, nyine ufite amazi cyane, yuko biri muri kimwe kizatuma nyine bikurinda kuba wabyara igihe kitageze, bikurinda ama infection ahoraho kenshi. Ibyo ni ukuri bizafasha umubiri wawe kugira ngo ukomeze umere neza. Ndakeka iki kiganiro, ibi bintu mvuze uko ari 6 ni ingenzi niba witegura gutwita, niba utwise, niba witegura gutwita, tangira ubifate kenshi buri munsi, bizakongera amahirwe yo kuba watwita vuba, kuko byongera even fertilizer like ovulation, byongera ovulation. Ikindi nyine bikaba byaha amahirwe nimba fertilization yabayeho ko nyine uwo mwana yabaho akidevelopa neza, agakora neza. Rero nimba witegura gutwita, utwo tuntu tungahe mvuze ni ingenzi ku buzima bwawe kugira ngo utume nyine utwita vuba kandi n'umwana utwise akure neza, amerewe neza, nyine ari wa mwana nyine wa mwana uzakura neza, ikindi ukamuha amahirwe yo kuba yavoka afite ingingo zuzuye. Izo ni fact evidence based bitewe na research zagiye zikorwa. Rero twe tunumvuze harimo gufata ibintu biri rich muri omega fatty 3 acids, harimo ibintu biri rich kuri carbohydrate, vegetables, imboga muri rusange zose. It's amazing, like vegetable is amazing ku muntu witegura gutwita, ku muntu wese watwite. Ikindi avocado ntimukayibagwe niba witegura gutwita, niba utwite don't forget to eat avocado, kuko nayo ni fruit nziza ku muntu wese witegura gutwita, ku muntu watwise, kugira ngo nyine gutwita kwe bigende neza, umwana akure neza, yireme neza, azavuke neza. Ni ukuri iki kiganiro ni ingenzi niba wari wibazaga byinshi byakongera amahirwe kuba watwita. Ikindi wibaza byinshi wajya ukonsuminga igihe nyine watwise kugira ngo umwana akure neza. Utwo tuntu ni ingenzi, n'utwibandaho bizaguha amahirwe yo kumererwa neza, gutwita neza. Ikindi bitume nyine n'umwana wo mu nda akura neza. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Rero nizere ko hari ikindi kintu wongere kungukamo, kandi nimba ari ubwa mbere ntugende udakoze subscribe kugira ngo nyine tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana. Njyewe musanzwe mubana nitwa Olive, ama doctor, ariko nanone ndi umuganga w'abana. Niyo mpamvu mvuga ku biganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose n'ibyo mu buzima busanzwe bizadufasha kugira ngo abana bamererwe neza. Niba utarakora subscribe, turafungura notification bell, please do so kugira ngo udushyigikire ibiganiro byacu bigere no ku bantu benshi. Ndabashimiye kandi nanone you're most welcome.